mu gihugu cyacu urabizi urumogi ntirwemewe. Ntuzahura no erega itabi kuba ryemewe nyine ubwo ngubwo. Nese byose byangiza ubuzima. None se wibwira ko iyo shasi uri gukoraho ikiyede, sibyo? Kugira ngo injiniya wawe azakugirire icyizere akujyane ku rukuta bitazasaba ikindi gihe. Nguko ntabwo byumvikana ukuntu umuntu ava ku kiyede agahita aza kubaka. Rero urumva ikibazo kiri kuri ba bantu bahereza uburenganzira bya biyobyabwenge. Nta bantu rega bahereza uburenganzira ibiyobyabwenge. Yes, reka tubasuhuze tubifurize kugubwa neza, amahoro y'Imana bane namwe abari mu Rwanda, Afrika, Amerika, Aziya ndetse n'Uburayi, mukomeze mugubwe neza cyane. Turabakunda nkuko mudukunda kandi mudushyigikira umunsi ku munsi tukabibona. Mahoro y'Imana nabe kuri mwebwe. Twongeye kugaruka rero kuri kamera za Abeza Media TV. Tubazaniye wa musore wanyu so bwa mbere aza kuri iyi channel nakagaruka. Bamwita Richard, ndumva atari ngombwa kongera kubibwira kuko aha murahamumenyereye. Yongeye kugaruka kuganira natwe. Richard, ikaze na karibu, turakwakiriye imbere ya kamera za Abeza Media. Tugiye kuganira rero ku ruhare rw'urubyiruko kubaka u Rwanda cyangwa se igihugu cyacu. Uyu munsi wa none turabona imbaraga z'igihugu cyangwa se aho igihugu cyacu kigeze. Navuga ngo ni imbaraga zaturutse mu rubyiruko. Urubyiruko rurimo kugenda rwagiye rubigiramo uruhare. Kandi nibaza ko no gusenyuka kw'igihugu cyacu ku mateka yahise byaturutse ku rubyiruko. Ndagira ngo mvuge ngo uyu munsi rero urubyiruko rw'uyu munsi ari rwo Rwanda rw'ejo turimo gusatira aho tujya. Ndimo kubona rujya mu bintu by'ibiyobyabwenge, ibintu bitagendanye no kuba bakagize indangagaciro nk'abantu batezweho umusaruro w'u Rwanda rw'ejo. Umunsi wa none ndagira ngo tubwire ku rubyiruko rw'u Rwanda ukuntu rubona ese ibi biyobyabwenge ni gute babihagarika cyangwa se babicikaho kugira ngo nabo babe imbaraga z'igihugu. Ikintu urabona, ikintu cyugarije urubyiruko muri iyi minsi kinatuma bishora mu biyobyabwenge akenshi, harimo ikintu cyo kubura akazi karabuze, akazi ko kabaye ibisazi, n'abagafite ntibashaka kukarekura, sibyo? Urabona wenda nk'umwaka ushize w'amashuri harangije 30,000. Abo ni abasoje segonderi. Gashyira 20,000 rirangije kaminuza, sibyo? Wajya kuri website zitanga akazi ugasanga umwanya umwe uri gupiganirwaho abantu 10. Kandi iyo fokalite bari gushakamo amukoze abantu bicaye hanze bayirangijeho ni 100,000. Ubwo urumva rero gufata abantu 100,000 bashaka akazi ugafata n'imyanya 3 iri gupiganirwa isoko, urumva nyine ni ibibazo. Umuntu agahera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, icyumweru kigashira yicaye mu rugo. Urumva rero umuntu kandi urabizi iyo umuntu amaze igihe yicaye mu rugo ntacyo akora, niho usanga nyine izo ngeso zose kwinywera ibibaba niho bihera bivanye, kuko nta kintu kimugira busy gihari. Cyo gituma nyine usanga urubyiruko akenshi rwishora mu biyobyabwenge. Ariko hari ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagejeje ku rubyiruko cyangwa se yabwiye urubyiruko, aravuga ngo urubyiruko rwihangire imirimo. Uyu munsi wa none ushobora kuba warize wenda iyo segonderi ukayirangiza cyangwa se kaminuza, ariko akaba atari ngombwa yuko wakicaye ngo utegereze ngo ukore ibyo wize. Niba uyu munsi ubona ko ibyo wize bifite abantu benshi barimo gusaba akazi kandi nta mwanya wakurimo kubona, nibaza neza ko ushobora kugira ikindi kintu ku ruhande ukreya
kidafite aho gihuriye n'ibyo wize, ukaba wakwihangira uwo murimo ugakora, ukaba iyo bizu ukabaho neza, cyangwa se ukagira icyo ukora, kuruta kuba wakumva yuko wakwicara ukajya muri ibyo biyobyabwenge. yego. None se uza abantu bafite imishinga hanze, uza urubyiruko rufite imishinga hanze ariko rwabuze igishoro. Erega igishoro njye ntekereza ko atari ibintu biri hejuru, cyangwa se none se igishoro ntabwo ubwako ari cyo kiyoboye ibintu byose. Wenda tujye ku muntu weze construction, kugira ngo uzajye kwaka akazi k'igifundi nose uzajyana amaboko gusa, ni ibikoresho. none hanyuma ibyo bikoresho uzabikuraho nta gishoro cyo kubigura ufite. ariko so nkubaze, waba warize konsi, sibyo? ubu tuvugana ukaba ugiye mu gifundi cyayo, sibyo? nk'umutekinisiye, kuba washaka ibikoresho ushobora kwinjirana kuri tere, ntiwabura n'ahantu yakura ukazayishyura mu gihe wahembwe cyangwa se wabonye amafaranga. none se tugendane ntacyo tugendane neza. uyu munsi ahubwo wowe urumva ko niba warize konsi ukarangiza kaminuza nahe ukeneye ahantu ishansi uzagenda ukajya uyobora, ugahagarara hari ukababwira ngo mukore ibi, ukumva ko nujya gukora icyo gifundi bakuyoboye uzaba wasuzuguritse. cyangwa se uyu munsi ubuze icyo gifundi cya konsi niyo wize, ntabwo ushobora gutekereza ngo wenda na reka ngire ndebe wenda nka karitsiye yanga iyo yabuze amazi ijerekani bigura amafaranga ya nayo. Rega utuntu dutoya dukereye nitwo dushobora kukubyarira igishoro cya bya bindi ahubwo wize ugasanga wikorera. ukaba wenda icyo gifundi niba wakibuze cya konsi, ushobora kwiyoroshya ugakora n'ikiyedi kugira ngo ugere ku ntego yawe cyangwa ku nzozi zawe z'ibyo wize. ariko uyu munsi ntabwo dukeneye ibintu biri butuvune ngo twicishe bugufi, ahubwo dushaka kujya hejuru kuruta guhera mu mizi. njye rero nkasanga ahanini urubyiruko cyangwa se kubura akazi k'urubyiruko ari ukuba dushaka ibiri hejuru kuruta guhera hasi kugira ngo uzagere hahandi hejuru ushaka guhera. none se nkubaza, ntiwambwiye ko ushobora guhera ku majerekani uvoma amazi? ijerekani bayitwarira angahe? bo biterwa na karitsiye iyo ari, ariko birashoboka ko hari ahantu hitwarira magana abiri. minimamu ya 5. Yes. noneho mu gihe wagiye ku ndege wenda ukabona umuntu uvomera amajeri 4 si 2,000. nese bya 2,000 uraza kuryamo, sibyo? saa 6 na nijoro ya mafaranga tayari yamaze gushira, sibyo? hanyuma ejo ubuzima buzakomeza uko, ariko umva ubuzima buzakomeza uko, sibyo? usange umwaka ushize aho wari uri mu kwa mbere, mu kundi kwa mbere ariho kiri, bitewe n'iki? nuko nyine uri mu kazi katagira aho kagukura n'aho kakugeza, sibyo? ugaheraho noneho mbwira ukuntu nakujyanye mu bwubatsi kubera ko niko nzi ko ibikoresho byabo ari byo bigura make, sibyo? ko ntabwo nakujyana nko muri media h'umutima wakuvamo, sibyo? ushobora gusanga igikoresho cya makeya ari nk'iyi microphone nambaye hano iguze 150. amafaranga natabamo inkunga y'uwanyu se cyangwa undi muntu uzayakura. erega ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi urugero naguhaye n'urwo kuba wavoma ayo mazi, ariko niba uyavomye uyu munsi ntabwo bivuze yuko ibihe byose ufashe akazi k'ayo mazi. uyu munsi ushobora kuba uvomye ayo mazi kugira ngo ibyo bibiri ubibone kubera ko akazi kari kabuze. ejo ushobora kujya hehe mu kiyede cy'ibihumbi 4 cyangwa 5. tujye mu kiyede bari kuguha 5,000. saa 6 urariye. yego urabizi akazi k'abayede ingufu bakoresha
sinzi nimba waba ariko ntabwo we waba waragakozeho. naragakoze ndakazi. Reba imbaraga umuntu atakaza. Nese wajya nijoro wiyicisha inzara ngo kugira ngo usevinge. None se ubutekereza yuko abantu baba muri Kigali badasevinga inote ya 5 batabaho? N'abadasevinga n'ijana icyumweru kigashira barahari, sibyo? Ariko hari ukuntu uba wicara uvuga ati nzekorera ikiyede, ubuzima nubwo kuba nifitiye ikiyede cyanjye ntumika, sibyo? Nta yindi focus ufite. Oya nta handi hantu uri gufocus. Oya focus irahari. Nakubwiye ngo uyu munsi urimo kujya mu kiyede cyangwa kuvoma ayo mazi, ariko ufite intumbero yuko wize ibintu bya konsi, sibyo? Urimo urinjira muri kariyeri yawe ariko uyihereye hasi. Urimo uribabaza muri icyo kiyede, ariko abagukoresha atari uko bakurusha ubumenyi, ahubwo uragira ngo winjire uhereye mu mizi, sibyo? Uyu munsi kiyede ugiye kugikora, ushobora kugikora ukwezi 2, urimo umenya uko imihanda imeze n'ukuntu winjira, ariko ejo ukaba uhembwa bya 40-30 ku munsi byawe. None se wibwira ko iyo shasi uri gukoraho ikiyede, sibyo? Kugira ngo engineer wabo azakugirire icyizere akujyane ku rukuta bitazasaba ikindi gihe. Nguko ntabwo byumvikana ukuntu umuntu ava ku kiyede agahita aza kubaka. Ibyo birashoboka cyane. Kuko ubwo nimba abafundi bari gukorera 20,000, sibyo? Wowe ugomba kugenda ugakorera 10,000 kugira ngo set engineer abanza arebe ushoboye iki. Ntabwo ahita kujyana ku 20,000 anijya kugumisha kuri 5 nk'ikinzeni yabo ni iminsi 15, ari kureba ushoboye iki kugira ngo agukure kuya ukaba uri umufundi ariko ukorera amafaranga angana n'ay'umuyede, sibyo? Noneho ibaze mu gihe bakujyanye ku rukuta bikabanza bikagorana. Erega ko ari ukuba warize ikintu no kuba ubizi, sibyo? Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko wumve ko ubwo wowe wagiye mu kiyede ari inote ya 5, ugerageje kwinjirira engineer aguhaye kureba icyizere yakugirira cyo kubaka, sibyo? Agushyiriyeho ibindi 5 bibaye 10. Utangiye kwinjira muri kariyeri yawe, ndabyumva. aho niho hahandi nawe ugomba gukoresha imbaraga n'ubwenge bw'ibi bintu wize kugira ngo ugire icyo ugaragariza engineer. Uyu munsi wibuke ko washakaga kubyinjiramo n'icyo kiyede utagihereyemo ngo ubone aho uhurirana engineer. None mumaze kumenyerana aho waranamuganirije umubwira ibyo ushoboye n'ibyo ukora. Ashatse kureba uburyo ubikora. Bivuze ngo aho ufite amahirwe menshi aruta yayandi yuko wari buzajye kumubwira ngo nje kugira ngo nkwereke ibyo nzi ari byo utangiriraho mutanaziranye. Ndabyumva. Ariko wibuke ko kugira ngo wa mu engineer muzajye kumenyana hari ibindi bitambo bizagenda n'igihe bizafata. Nta bitambo. Kuko umva ntabwo wenda nimba turi kubaka etage hano nzaza ku wa mbere nkakora ikiyede ku wa 3 ngahita mbwira engineer ngo nzi kubaka. Birashoboka bitewe n'imyitwarire ufite kuri tele. Erega turi kuri tele bitewe n'akazi turimo buri wese aba ari mu miguruko n'ibyo ari gukora. Rero kubona ngo uyu muntu aritonda se cyagira akavuyo wapfa kubibona utese. Reba mu kiyede iyo bari kumena amabeto iba ari imiguruko ku masima, wajya kumenya ngo uyu muntu aritonda cyangwa ningurutse. None se ubu mwarimu mu banyeshuri 50 ko amenya umwana urusha abandi kuba yakwitwara neza? Kwiga no kuba uri mu kazi ni ibintu bibiri bitandukanye byose. Ariko ni hehe? Kuko niyo twicaye mu ishuri twese turi gufokasinga kuri mwarimu, umwana witonda umubona kare
ariko no kuritera umuntu ukoresha imbaraga n'uwunebwa uba umuzi. ibyo nabyo urabibona. Ariko ntabwo ahita ubona ngo kuri tere ngo uyu muntu aritonda. Ntabwo azakurebera mu bwitonzi, ahubwo azakurebera mu byo ukora. Rega ni nacyo kizatuma ubasha kumugeraho. Discipline n'ubumenyi ufite biba bigomba kujyana. Nese kuba ukora cyane nta utari serious ibyo bimaze iki? Siyo ya focus ufite y'impamvu we winjiriye hasi, se we uzi icyo ushaka. Rega niyo mpamvu uzanitwara neza cyangwa uzakoresha ya discipline n'imbaraga ufite kugira ngo ubike icyizere kuri wa muntu ushaka kwinjiriraho. Bivuze ngo rero turi mu buryo dushobora kureba ikintu cyatuma urubyiruko rw'u Rwanda cyangwa se urubyiruko rw'ejo hazaza rw'u Rwanda rushobora kuva ku biyobyabwenge rukaba rwakura amaboko mu mifuka rugakora. Sibyo? Niyo mpamvu uyu munsi nkubwira ngo birashoboka ko ibyo wize wabiburira akazi, ariko ugakora kandi kazaguhuza na bya bintu byawe wize, kuruta uko wakwicara ukajya kwitekerezaho ubona umwanya wo kunywa ibyo bintu. Ntabwo umuntu wiriwe mu kiyedi cyangwa wiriwe mu majerekani avoma cyangwa mu bindi azabona umwanya w'ibyo. Ntabwo yahubona. Kandi n'umuntu uri mu kiyede bitewe n'ubwenge yabishyize. Hari n'ujya mu kiyede ashaka kuzaba umufundi, bikarangira ikiyede kimukoronije bikarangirira. Sibyo? Niyo mpamvu rero biba bisaba ngo ube serious mu bintu uri gukora. Mbese bibwira ko abantu bose hanze bari mu kazi k'ibintu bize. Kandi njyewe ari byo ndimo kukubwira. Nanjye nakubwiye ngo nta mpamvu yo gufokasinga ku byo wize. Ariho nakubwiye ngo n'umukuru w'igihugu hari ijambo yatambukije cyangwa yabwiye urubyiruko rwitwa kwihangira imirimo. Uyu munsi ukaba warize itangazamakuru, ejo ukisanga uri umukameramani cyangwa se urimo ukora ibindi bintu. Ibyo bintu byo bifite aho cyangwa uri umukameramani wenda uri muri tara, uri muri filime, ahubwo uvuga ngo wenda wisanze ucuruza imiti y'amatungo cyangwa se y'abantu. Aho hari ahantu uba ugomba kugera ugashyiraho agafuru stop. Ntabwo gufata umuntu wize itangazamakuru cyangwa wize construction umujyane gucuruza farumasi. Ariko barabikora. Nese ni umuntu naza arwaye igifu, wenda ko wenda simbizi nimba bajya bafata igihe cyo kubigisha. Kwihugura se ni iki cyangwa gushaka ubumenyi? Kwihugura sibyo ni kimwe, no kuba uri gukora ibintu wize ni ikindi. Uyu munsi ushobora kuba wize itangazamakuru ukarisoza segonderi. Segonderi nta tangazamakuru ribamo, reka kaminuza. Oya rirahari. None iyo aba bantu babiga za ekekeze ibi by'indimi baba bari mu ihewe, baba bari muri iyo basa nk'abari muri iyo field, ariko si baba bari kwiga ubuvanganzo. Ubwo buvanganzo rero nibwo butwinjiza muri iki gice nk'uko rega waba warize construction sibyo, ukaza ukakora itangazamakuru. Use kuri inyuma ya kamera wize itangazamakuru. Njye nararyize. Ni ukuvuga ngo rero, ni ukuvuga ngo ushobora kuba wenda warize ibyo ariko ukagira ibindi wihuguramo bitewe n'uko ibyo wize utarimo kubibonera akazi. Nk'iryo tangazamakuru hari batanga ntuza igihe cy'amezi 6 ukagenda ukihugura ukaba wajyamo ugakora. Bivuze ngo wihangiye umurimo. Kandi wihangiye umurimo urawuhanze. Uje ahubwo wabonye amahitamo yawe atarimo gukunda ujya mu yandi. Wenda kwihangira umurimo se zitari cyo. Kubisa. Oya bitubwire nyine we wasanga bamugane tutabizi. Kuko kwihangira umurimo wenda dusuppose aka kanya yicaye kuri microphone. Biranze. Sibyo? Akazi kari kubura. Wahita uvuga ati mudumbi wenda desa nakuyemo. Tuba kuri konti yanjye twiryamiye tudafite ikibazo tudafite. Ari ukuntu umuntu afite amafaranga adafite icyo yica n'icyo akiza. Aba hariya kuri konti gusa ntacyo akumariye. Ugahita uvuga ati wundi wafata ya mafaranga afite kuri konti nkajya gucuruza.
sibyo, aho uba uhanze umurimo kuko uba ufashe amafaranga ukayashora mu kindi kintu. naho kuvuga ngo uvuye inyuma ya kamera ujya gufata mayikorofone, hari igishoro kirimo, hari ubumenyi wagiye kunguka ka warishyuye, ntabwo wabufashe for free. Oya dufate kubizi, kuko n'ugiye gucuruza urabanza ukagenda ukiga bakakwigisha ngo iki gicuruzwa utegikora. Wibuke ko ibyo ugiye kwiga rero bakubwira ngo iki gikora gutya, ukirangura gutya, bigenda gutya. Ntabwo uriya muntu aba ari for free, uba uri kwiga kandi uba wishyuye. Reka utishyuye, kuko ubu saka kanya ndi nkagusanga inyuma ya kamera sinakubwira ati izi batani zikora iki. Ntabwo nazi kwigisha ku buntu, nibyo byawe nibyo kwihangira umurimo. Mu byo ngiye nkora ngomba kubibyaza umusaruro, nawe ukeneye kubimenya ukazawubyaza abandi. Nose tuvuga ko nta muntu ujya kwigishiriza ikintu ku buntu. Uwo ntawe ndabona. Ntawe urabona. Nta n'umuntu ujya gukorera ikintu ku buntu. Gisi ko nkorera ikintu no kunyigisha ikintu, rego urumva ni ibintu. None se wenda nimba unkuye ufashe ukankura Tanzania ukanzana mw'uyu mujyi, wenda nje gukora ikiganiro, sibyo, ukanyicaza imbere ya kamera wenda isaha, tutagiye ku mafaranga uri bumpe. Ushobora gusanga amafaranga uba uri bumpe nayakorera iminota 20, sibyo, ariko nkafata umunsi wose gusa nkaza. Urumva uwo muntu aba atabagufashije ne? Hari igihe nawe hari inyungu bufitemo. Erega ntago ibintu byose. Oya ntazo, zirahari. Ntazo. Oya zirahari. Kuko uyu munsi nawe nukomveka ambiance y'abantu. Nawe hari inyungu bigufitiye izagira handi ikugeza. Uyu munsi ushobora kuza ndi buguha ayo mafaranga wigomwa umwanya wawe, cyangwa ndi wigomwa, cyangwa ntunamuhembe nabyo biba. Yes, wakwicara aha wakora ikiganiro cyangwa ikindi kintu runaka kikazamuka kikagera kuri kikakugeza n'ahandi. Ndabyumva. Ejo nuva aha ngaho ugahamagarwa handi ntabwo uzagenda uhembwa yo wahembwa. Ejo nugera handi bazaguhemba yari hejuru yayo wahembwe hari. Bivuze ngo hari intambwe nawe bigize bite biguteje. Uyu munsi wabikoze for free, ariko ejo bizagenda bikugaburira bitewe nuko hari uko wabitangiye. Erega urubyiruko nyine ikintu kitwica no kumva ko ikintu twe twatangiriraho ari ikintu kiduhereza amafaranga cyangwa se ubushobozi twe dukeneye guhita tugeraho, kuruta kumva ko watangirira ku kantu gatoya gashobora kuzakugeza ku binini. Kandi ikindi cyishe urubyiruko rw'uwo munsi twese hamwe, uba wumva nyine umuntu wimba guhamagara ati ngwino hano ufashe iki kintu, ni pay. Yes. Kuko nimba nyine ntava mu rugo ngo nze ngo supporting ku kintu ntategereje inyungu y'ako kanya, sibyo, ntegereje inyungu ngo mvuga ati ngiye kugufasha iki kintu, shaka inyungu y'igihe kirekire, sibyo. Ugasanga nyine nimba umubwira ati mani waje ugakina film, agahita akubwira turampemba ngahe, sibyo, kandi ni ubwa mbere agiye kwicara kuri kamera, yewe ntaranagira n'ahantu bashutingira amamuvi ngo anarebe se bikorwa gute. Wamuzana kuri seti akakubana umusaraba, akakuvuna, akateza akavuyo, ibyo umuhaye bikamunanira, yarangiza ngo ashaka guhembwa, sibyo. Ugasanga hari undi muntu, ugasanga hari umuntu uvuye i Nyanza mu majyepfo cyangwa i Nyagatare, azamutse i Kigali yitegeye, sibyo, buri kimwe cyose yakimenye bitewe n'iki wiwe ashaka inyungu y'igihe kirekire. Akaza akagukinira filimi, agafata umunsi we wose. Urumva umuntu avuye i Nyagatare kugera i Kigali ni 6,000 by'itike, ubwo ugasanga ni 20,000 azakoresha cyangwa 30. Yashyizemo depanse buri kimwe cyose kugira ngo ave iwabo yongere agere iwabo. Ubwo yashyizemo no kurya n'ibindi ari bukenere n'amatike byose. Uwo muntu akigoma
akajya aza kuri televiziyo wenda buri cyumweru bitewe n'uko ushutinga, agakora umwaka cyangwa amezi 3. Wageze igihe cyo kujya uhemba abakozi bawe, hakaza undi muntu w'inkonkotsi akakubwira ati jyewe nshaka gukina filime, ukamukoresha casting ukabona kabisa ibintu akora ni byiza, ariko agahita avuga ati uzajya umpemba angahe. Sibyo? Ntabwo umuntu wifasha akakubwira ngo uzajya umpemba angahe atarakina n'iminsi 2, yaza ngo atangiye guhembwa hari umuntu wakinnye umwaka adahembwa. Kandi izo ngero urazizi nyinshi, si ngombwa ko nzivugira. Bagiye bakina igihe kinini badahembwa, akitegera akitunga, yewe ndetse na boss wiwe nawe akishakisha. Sibyo? Ariko kwa gushaka izina no gushaka inyungu z'igihe kirekire, akihangana akabikora. Ugasanga rero ikintu kitugonze bamwe muri twe ni ugushaka inyungu y'ako kanya, kandi ni nabyo. None se udashatse inyungu y'ako kanya wabaho ute se? Richard, rero hari ahantu urimo gushaka guhuza nanjye ariko ahandi nkumva urantambutse. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wewe urimo uranyereka yuko urubyiruko rutagashatse inyungu z'ako kanya kuruta iziri imbere, bitewe n'ikintu icyo ari cyo. buretse turajyana wishaka kubigoronzora ukuntu turajyana yego. ndakubwira fili wajyamo udashaka inyungu y'ako kanya ko bigoye kuba wayibona. Yego, nanjye nicyo ndimo kukubwira. Buretse tugendane neza. Uyu munsi wari utanze urugero ku bakinnyi ba sinema. Okay, yes. Ni ukuvuga ngo rero uko ubona uyu mukinnyi wa sinema nyarwanda, hari uwushaka kuza ahembwa ako kanya, hari n'uwushaka kuza yicishije bugufi akorera ubuntu kugira ngo yubake fondasiyo ye. Ntabwo uyu muntu urimo kwishyuza aka kanya ibi bintu azabirambamo cyangwa se ashobora kubizamukiramo ngo agere ku rwego rw'uyu muntu urimo gushaka kubaka fondasiyo ye ari yahera. Sibyo? Bivuze ngo rero uyu munsi ikintu kirimo kutwica ni ugukenera guhita tugera ku nzego ziremereye tudahereye hasi. Ukumva yuko uyu munsi nta n'ibihumbi 10 wagiraga ushoje ishuri, urumva kuba ushoje ishuri ugiye guhita ubona miliyoni. Kandi iyo miliyoni kuyibona biragusaba inzira nyinshi kandi uzihanganiramo kugira ngo ugere kuri ya miliyoni yawe ushaka. Ariho usanga urubyiruko rwinshi rurimo gupfumura amazu y'abantu, rujya kwiba, rurimo guteka imitwe ku matelefoni, rurimo kujya gucuruza ibyo biyobyabwenge byica ubuzima bw'abantu. Bivuze ngo barashaka ibintu by'indonke y'ako kanya kuruta gukora ibintu bishobora kugirira umumaro n'igihugu umumaro, kandi bikubaka igihugu nawe ubwe. Ntabwo uyu munsi uzacuruza urumogi ngo ujye kwibugira ute, uhombeye igihugu n'ababyeyi bawe bwite. None se nkubaze, ikibazo n'ucuruza urumogi cyangwa ikibazo cyakabaye ababigura? Ikibazo utarucuruje uyurugura ntabwo yarubona. Kandi rega n'abarugura bataje kugura ikiraka, nkeka ko utakongera kurucuruza. Rega wabijyanye ku isoko ntabwo babura. None se we ntubuze aho ubijyana? Rega ntabwo ari ibintu badandaza gutya gusa. Niko waba yagiye agakereye abantu akababwira ati ngiye kujya mbagezaho ibintu. Ariko ikibazo kiba kiri ku muntu utunganya. None se itabi kuri S-mark yabo muri ntuzaza kuri kariya gakarita haba handitseho ngo iki? Ko itabi ryangiza ubuzima, ririca. Sibyo? Ndetse niba iyo product iva Dubai cyangwa se iva mu Bushinwa ikagisesinga mu gihugu runaka icyo ari cyo cyose, already uwemeye kwagisesinga iyo product nuba wihisha inyuma y'abantu bazangirika kuri icyo kintu. Sibyo? Kuko aka kanya wenda
iyo product wenda nka hano twicaye utahinjije iyi ntebe ntabwo yazatega umuntu winjiye mu nzu, sibyo? Ntawe yazahurira nayo. Ariko mu gihe wafashe iyi ntebe ukayikura hanze ukayinjizamo hano, umuntu uzagenda nabi uzamuhirika hasi mutogose. Rero urumva ikibazo kiri kuri ba bantu. Abahe? Ba bantu bahereza uburenganzira bya biyobyabwenge. Nta bantu rega bahereza uburenganzira ibiyobyabwenge, kandi twe tubirwanya. Ababikora babikora mu rwihisho, kuko uyu munsi ntabwo uzahura n'umuntu agenda yamamaza ngo mu gihugu cyacu urabizi urumogi ntirwemewe. Ntuzahura n'umuntu. Erega itabi kuba ryemewe nyine ubwo ngubwo. Nese byose byangiza ubuzima. Njye sinkora kwa muganga nta nubwo nzi ibyaho, ariko kwa muganga iyo ugiye ku muntu unywa itabi abaganga nibo babizi. Bakubwira ati habyaye byarangiritse, byangijwe n'amazi ibyo bihaha. Ariko ufashe umuntu unywa itabi n'umuntu utarinywa abantu ukabajyana kwa muganga, ibihaha byabo ntabwo bizaba bimeze kimwe, sibyo? Kandi ikindi kuki kwa muganga bavuga ko umuntu unywa itabi ntabwo rimwica kurusha umuntu uhumeka wa mwotsi w'itabi, sibyo? Wenda nimba unywa itabi ibyo tubana ntarimo, ingaruka nyinshi ziba ziri kuri jyewe utarimo, kuko n'undi usanga wa mwotsi 1/2 ukijyana 3 kuri 4 ari byo ugasigarana. Yes, Richard, reka twigarukire ku myubakire y'igihugu cyacu bivuye mu mbaraga z'urubyiruko. Twari turimo tureba icyakorwa kugira ngo urubyiruko rurimo kwishora mu biyobyabwenge no mu ngeso mbi babe babivamo. Utanga urugero yuko ikibazo ari ukubura akazi, ariko twaje gusanga ikibazo ahanini atari akazi ahubwo ari ugushaka ibya mirenge kuruta gukora, gushaka amafaranga. Yego. Rero ndagira ngo nibura dusoza cyangwa se dushyira akadomo kuri iki kiganiro, ugira inama wagira urubyiruko rukishora muri ibyo biyobyabwenge cyangwa se rukeneye ibya mirenge kandi rutakoze. Nibura ubagira inama y'icyo bakora kugira ngo nabo babe imbaraga z'igihugu kuruta kwishora mu biyobyabwenge n'ingeso mbi. Gusa icyo nababwira cyo gahoro gahoro ni rwo rugendo, sibyo? Nimba ushaka ibyihuse byo ibishe vuba bigenda vuba, sibyo? Hari akantu kavuga ngo umushahara utinda kuboneka utinda kuza, uza nk'akanyamasyo ukagenda nk'urukwavu. Rero iyo ushaka kugera ku bintu byawe byinshi birenze, ugomba kugenda wubaka esikariye ku yindi, ko ntabwo uzava kuri esikariye ya mbere ngo uhite ugera ku ya 10. Iteka none ayikora bigakunda, tayari uzagaruka wongera uhere kuri ya esikariye ya mbere, uzamuke kugeza kuzageza kuri esikariye yawe ya 10. Cyo nababwira cyo gahoro gahoro ni rwo rugendo, kandi nta mpamvu yo kwiheba. N'ubundi ibibazo byose umuntu aba afite numara gupfa bizahita birangira. Yes, Richard, turagushimiye cyane, urakoze, kandi nakagaruka ibiganiro byacu dushimira n'ababikurikirana umunsi ku munsi, abari mu Rwanda, Afurika, Amerika, Aziya ndetse n'Uburayi. Turababona umunsi ku munsi mudushyigikira, mukomeze mujye mudushyigikira kandi mubana natwe. Murakoze cyane. Ciao ciao.